Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mukunzi w'ibiganiro bya Fortune TV, nguhaye ikaze nanjye rero Willis nk'ibisanzwe mu makuru y'imyidagaduro hano kuri Fortune TV. Kore subscribe wowe utari wayikora, urabona ko turi kugorowinga abasubscribers muri kugenda mwiyongera. Mwayikoze turabashimiye cyane, namwe mutarayikora tubabwira ngo igihe ni iki ngiki kugira ngo tugorowinge tuve hasi tugere hejuru. Nababwiye ati icyo twifuza nuko uyu mwaka urangira turi monetize kugira ngo tubashe kubakorera ibintu biri byahatari, kubera yuko nyine urumva iyo ubushobozi bubonetse n'ibyo tubahereza bigomba kuba bifite quality itandukanye niyo twari dufite mbere. Of course rero kuba shaka yuko biba vuba cyangwa se ibyo tubigeraho nuko mukora subscribe, ndetse ushaka no kuvugana natwe naho ngaho muri description wagenda ukareba imyirondoro yacu irimo uburyo bugiye butandukanye. So reka twivugire rero ku myidagaduro nk'uko dutuwe tubikora, cyangwa se ari cyo kiba cyatuzinduye ariko kazi kacu. Umugabo bita Papa Cyangwe, umuraperi ukomeye cyane rwose wo mu Gatsata, uherutse gusohora alubumu ye rwose ku nshuro ya mbere yizihiza imyaka 5 hano mu ruhando rwa muzika amazemo, kuko ngira ngo niba mubyibuka neza uwo bita Papa Cyangwe yaje ahagana mu mwaka wa 2020 mu gihe COVID-19 yari irimbanyije, azira ku ndirimbo yitwa ngaho arakubita. Ibintu bigenda neza kuko yari yifashishije kuvuga amabastar barimo Bruce Melody, barimo Meddy, barimo Ama-G The Black, barimo witwa Shadbu, bamazina akomeye of course. Ahita azamukira ko kuko nanabyibuka bigeze kubaza Bruce Melody bati ese kubura mwana yakuvuzeho wabifashe ute? Bruce Melody ababwira yuko rwose ngo nta kibazo abibonamo, avuga ko ahubwo Papa Cyangwe ari umuhanga. Kuba ati Melody aravuga ati iyo ushaka kuzamuka ku mugozi uterera harehare cyangwa se utera ahantu hafashe hakomeye kugira ngo uzamukireho. Ati rero biriya uriya mwana yakoze nanjye nabikora. Icyo gihe niko yasubije ikinyamakuru Isimbi TV. Papa Cyangwe araza akora amakolabos, harimo yitwa Imbeba ari kumwe na Igor Mabano wari ugezweho cyane, akora kandi yitwa Kunsutsu ari kumwe na Juno Kizigenza nawe wari uje vuba cyane rwose. Aba coming artist baje batwika nawe bivamo, akora iyo bita Sana bivamo, n'izindi zigiye zitandukanye bitewe nuko yari no mu maboko meza cyane muri Rock Entertainment. Yari irimo abapampe batandukanye, mwenyewe Rocky, harimo kandi abitwa ba Kadafi, abitwa ba Jean-Marie Mikorogeni, abarimo ba Babu. Uyu nguyu muramubona ukora ku Isibo TV muri The Choice Live, na ba Philipita. Uyu nawe benshi nubwo bajyaga bakunda kumubona akunda kujitokeza kwigaragaza mu buryo bugiye butandukanye, ariko burya nawe ni umwe muri bo uwo bita Babu, nawe yarari mu bapampe kwa Rocky Ikimomo. Uyu rero bita Papa Cyangwe nta kabuza yarazamutse, nyuma yaje gutandukana na Rock Entertainment, yigira kwikorana, ariko bigeze aho ngaho aza gufatwa cyangwa se kumanagingwa n'uwo bita Papi Ndahiro Valence. Uyu nguyu umunyamakuru muramuzi ukorera BTN TV. Rero muri iki cyumweru twasoje mu mpera zacyo nibwo bita Papa Cyangwe yizizaga imyaka 5 yose amaze mu ruhando rwa music. Gusa biza kugenda neza nk'uko byagaragaye kuri stage, yaje gushyigikirwa n'abantu bagiye batandukanye, barimo na Minister utuma twishima Jeanne Pomusene. Uyu nguyu Minister w'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi yari yaje kumushyigikira of course, ndetse n'abandi bagiye batandukanye, harimo n'abakuru be, harimo umuhanzi bita The Ben wari wamuhaye n'amafaranga rwose. Isi ibyo gusa na Rocky Even nubwo bavuga ko batandukanye, ariko nawe yari yaje kumufasha mu buryo bugiye butandukanye. Ntabwo yigeze ahasesekara, ahubwo Rocky we yari yamufashije kwamamaza igitaramo cye.
hari n'abandi bakomeye bamufashe no kuri stage barimo n'umuraperi ukomeye cyane number one rapper in Rwanda Riderman Rwaidazo. Bisobanuye yuko yari yamaze kugira gute kubona fan base nini, ariko inkuru y'akababaro aka kanya iri gutuma Papa Cyangwe avuga amangambure nuko ngo mu mafaranga yose yaba yarakoreye ara muri Kigali Universe ubwo yakoraga kiriya gitaramo yiziza imyaka 5 amaze, ngo nta n'igikoroto bamuhayeho. Ikirenze kuri ibyo nta nubwo yaraye mu maboko ye, ahubwo ngo yaraye mu maboko ya Kigali Universe nk'uko yabyitangarije. Avuga yuko Kigali Universe tari abana beza, bamufunze rwose kuva igitaramo kirangira saa 8 z'ijoro bakamurekura saa 11 za mu gitondo. Umujene bwerananiwe asikagiye gutaha na madamu akajya kuruhuka. Madamu cyangwa se arono niba yari kugira wenda after party, yisanga ari hehe mboko ataraye kwandaye kocha wita muri Kigali Universe. Uyu munsi wa none rero akaba arimo avuga ngo ntabwo ngo yakwifuriza undi muhanzi ari we wese kujya gusaba sare muri Kigali Universe kuko ngo atari abana beza. Ariko nanjye ndabicambua ndabigarukaho, sinibaza kuva Kigali Universe yatangira gukora mu buryo buri official, abahanzi benshi cyane bagiye bakoreramo ibitaramo, yaba ama worship team, yaba ari abahanzi bandi bagiye batandukanye, abo bose bagiye bakorera ibitaramo muri Kigali Universe. Nejo bundi ngira ngo mwarabibonye ko bita Mutesi Scovia yahamurikiye cyangwa se yahakoreye launch ya televiziyo ya Mama Urwa Gasaweri. Mu birori byari byitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Mu by'ukuri sinzi uko twabyita cyangwa se sinzi uko twabivuga, ariko n'ubwa mbere tubyumvishe ko muri Kigali Universe habereye saga nk'izo ngizo zo ko baherana umuhanzi cyangwa se bamufatira cyangwa bagafatira ibyo arimo n'amafaranga yakoreye yabinjiye mu gitaramo. Ibyo nabyo ni ibyo kwitondera kugira ngo tubicambuwe twitonze, hato tutaza gukora amakosa tuyakorera abakire. Harimo abo bakire bitwa bagayeri coach, tutaza kuba twagira gute dukora amakosa kandi twebwe dukora kinyamwuga. Ni ngombwa yuko tubanza kumenya ikibyihishe inyuma, ni ngombwa yuko tubanza kumenya Papa Cyangwe icyamuteye kuvuga ibi bintu. Nyuma yaho kandi haje gusohoka ikiganiro 1-on-1. Papa Cyangwe avuga ko bita DS Dora, sinzi niba baza gukiranuka. DS Dora umwe nawe mu baraperi bagezweho uri kuzamuka neza. Papa Cyangwe yaje kugira ati DS Dora yigira umuntu w'umuhanga, yigira umuntu wa jorokoni, ati kandi DS Dora mba mbona gashobotse. Reka tuze gutegereza turebe gato. Ariko nyine of course reka tuvuge duti nihangane niba byaramubayeho Papa Cyangwe ibyo kuba yarafunzwe muri Kigali Universe. Niba koko nabo barabikoze, bikubita gashyi bisubireho, ibintu bikomeze kurushaho kugenda bigenda neza mu ruganda rw'imyidagaduro, mu ruganda rwa muzika hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Afro10 TV of course, nkuko nabikubwiye, wowe kora subscribe kugira ngo tubashe kugendana 5 kuri 5. Gendiro Willis of course. Ciao ciao.